garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abandi intambara irasenya niyubaka garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abandi intambara irasenya niyubaka uri umudamazera wibabaza Imana yakwiremeye uri umudamazera wibabaza Imana yakwiremeye uri umudamazera nzakugurira isaha ushyire ku kuboko isa n'izigero ryo bari minota uri umudamazera nzakugurira radiyo ushyire ku musego isa n'izigero ryumva amakuru uri umudamazera wibabaza Imana yakwiremeye uri umudamazera uyu niwe uzamuza nkarira uyu niwe mfite ku mutima mbega umwana wagira ngo ni Mariya n'ubu wanjye ntihagire umukoraho mbega umwana wagira ngo ni Mariya iyo ni iyanjye abantu benshi barayizi cyane iyo ni iya Mariya Bayiniko muhuza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura kuma igihe nzaba ndi kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane hari igihe byose bizashira maze twembi tukabonana muhuza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura kuma mbega shenge urahura kuma aha namubonye icyamamara ahangaha turagisoretse ikigo gituma ahantu mu bihuru cyajyaga cyihisha mutakibonye ariko turashyize tukigezeho bakunzi bacu tubashishikariza gukora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro twabwiye ko tugomba kubagezaho abantu bagiye batandukanye babaye mu buzima butandukanye abastari ibyamamare bigiye bitandukanye kuri inshuro noneho tuguye gitumo umuntu ucuranga akoresheje ibicurangisho gakondo mumbaze ngo ni ibihe murabona ko afite iningiri yo mu ntoki abantu bateba yizi ngi rero najyaga mubona ku ma YouTube channel hirya no hino yatwitsa acuranga indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye ewana ubu ngubu twashyize tumugeza ahantu mu gihuru ajya himbira indirimbo aramuturira urwati wa muntu namubonye ahantu ajya gukorera indirimbo arimo yuzuzamo imirongo tumuguyeho rero ahangaha tuzana na kamera icanye tumuguha aba yicare yiturije turakwakiriye batangira twibwira amazina yawe ubundi tutanye n'ikiganiro yes murakoze yitwa Nibeza Nicolas nibyo nayo mazina yasanzwe cyangwa ni nayo yakabyiniriro niyo mazina yasanzwe Nibeza Nicolas nta ryakabyiniriro ufite konze ko abantu baba style bafite amazina yakabyiniriro ya Nicolas n'umusha ari ryo ngomba ko kugira izina ryanjye bwite rikaba n'izina ry'ubustari none rero tugusanze hano mu gihuru kuki wicaye hano mu gihuru turi mu rugo cyangwa utayo ku studio kuki ukunda kuba wicaye hano ngaho kuko niyo makuru baduhaye hano hantu rero hari n'amahumbezi akenshi rero abahanzi bundi bajya ahantu hatuje
ari bonyine nta muntu uragutera stress hanyuma ugategura imirongo yawe neza ugatenga imirongo yawe neza uko biri kose iningiri nicyo gicurangisho cyawe nzi neza ko uri n'umuhanzi so umuhanzi umuhanzi twakubonye ahantu henshi narimaze kubivuga mu kanya ahantu ugenda ucuranga hanyuma reka twinjire mu kiganiro nyirizina uri umuhanzi umaze kugira indirimbo zingahe mfite indirimbo 3 ariko hari izindi mfite muri studio 2 ndashaka kuzikora hari n'abandi bantu ngenda curangira mu ndirimbo zabo hanyuma twinjiye neza mo indani ubu gucuranga iningiri wabitangiye ryari umaze igihe kingana icyo ubikora byatangiye ryari gucuranga iningiri gucuranga iningiri nabitangiye ndi umwana nkunda kubivuga ahantu henshi mu kiganiro bitangiye ndi umwana muto cyane ufite imyaka 12 ufite imyaka 12 kandi ngo umaze kugira nka 30 ntacyo ikigaragara cyo ni impano kurimo indirimbo twe turimo turumva ahangaha dusanze arimo aracuranga indirimbo y'abandi yitwa Muhoza wanjye sinzi niba tutakukoresha kuducurangira nk'indirimbo yawe zimwe mu zawe ukatunyuramo muri makeya ukabanza ukumvisha abakunzi bacu ndetse n'abawe muri rusange indirimbo zawe ku giti cyawe ndahera ku yanjye hera ku yawe mbega umwana wagira ngo ni Mariya mbega umwana wagira ngo ni Mariya mbega umwana wagira ngo ni Mariya uyu niwe uzamuza Mariya uyu niwe mfite ku mutima mbega umwana wagira ngo ni Mariya n'ubu wanjye ntihagire umukoraho n'ubu wanjye ntihagire umukoraho mbega umwana wagira ngo ni Mariya yanjye abantu benshi barayizi cyane iyo niyo yawe mbega umwana wagira ni Mariya iyo ndirimbo rero nigeze nyura ahantu muri zino karitsiye nsanga abantu barimo barayibyina byacitse neza nk'uwo muhanzi burya mbega niyawe ntabwo twe tubizi ni yanjye kabisa niyawe hanyuma noneho ducurangira n'indi muzabandi wagiye ucurangira nanone abantu bahajya bavuga ngo ni ukwibeshya ngo ni umuntu wagiye ngo mu mpano y'undi hari izindi ndirimbo wagiye ucuranga z'abandi bahanzi babaye ibyamamare niyo tunyuremo gakeya ubundi dukomeza n'ikiganiro hari n'indirimbo bita icecekere umukobwa abantu benshi barayizi nayo ya wa muhanzi ukunda kuririmba mu makwe Angelique icecekere umukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama waje icecekere umukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama waje ubwira nyogosenge uti bayi ndagiye ubwire mama wawe uti bayi ndagiye ariko nubwo ngiye singiye gupfa ubwira nyogosenge uti bayi ndagiye ubwire mama wawe uti bayi ndagiye ariko nubwo ngiye singiye gupfa icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amawari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amawari biratangaje cyane kubona umuntu w'umusore nkawe ucuranga iningiri akoresheje igicurangisho gakondo abantu benshi sinzi neza ko icyo gikoresho bakizi cyangwa bazi no kugicurangisha ariko ni ibintu bitangaje cyane bana b'u Rwanda rubyiruko mwakagombye guhagurukira ibikoresho nk'ibi ngibi hanyuma
gucuranga iningiri batubwiye ko bitangiye ufite imyaka 12. Byaje gute? Igitekerezo wagikuye hehe? Cyangwa hari bamwe mu miryango bajyaga bakunda kuyicuranga? Wenda mu muryango wanyu igitekerezo cyo gucuranga iningiri cyaje gute? hari mukuru wanjye yajyaga yikora ayicuranga, ariko afite iningiri yakoze mu gikombe cy'idebe. Hanyuma nawe nanjye nza kumwigana icyo gihe nyine ndabikora. Ariko nawe yari abizi neza, nawe yari afite ahandi hantu yabibonye. Yafite ahandi hantu yabibonye. Nawe ugenda ubyuririraho, ugenda ukura. Njye rero ndabikora ndabikomeza. Kubyo ariko we mwungu wimuhaye ngo acurange ntabwo yabishobora. Kubera iki? Kandi ari we wigiyeho gucuranga. Yarabyibagiwe mwana. Yarabyibagiwe karisi. Niyo mpamvu. Hanyuma ukoreraho ugenda ubimenya. Ese tubwire, ubundi gucuranga iningiri umuntu wese yayicuranga cyangwa igira amanota nk'uko tuzi za gitari na piano zigenda zigira amanota yazo? Igira amanota. Urabona nyine iri gucuranga gutya. Twerekere. Ubu ukoresha intoki izi ngizi, ugenda uhindura amanota nk'uko nyine uhindura nk'uko gitari bayicuranga. Nk'uko gitari bayicuranga. None se gucuranga iningiri wenda warabyigishije nubwo wabikuye kuri mukuru wawe cyangwa? Narabyigishije mpaka mbimenye. Paka ubimenye? Uko ngiye nabimenye, sinzi buriya muye n'umuhanga wenda uzi kubicuranga yabona yenda ko nagerageje, ariko narabyigishije. N'abantu bakeya muri iki gihugu cy'u Rwanda bazi gucuranga iningiri, bake cyane. Hanyuma sinzi niba muri abo bakeya wenda hari abo mujya muhura bazicuranga, cyangwa se no mu rubyiruko ahubwo ati ibyo bintu ucuranga nta gahunda, bimeze bite nko mu bantu? Hari abandi bantu ujya nabo bacuranga iningiri? Hamaze kubabona hano i Kigali maze kubona umwe, ariko hakaba hari undi musaza nzi witwa Namukunzi Theogene, abantu bese baramuzi mu Rwanda. Yacuranze iningiri. Nta mukunzi. Kandi koko hari indirimbo ye yitwa ngo garuka dufatanye kurwubaka, niba ariko yitwa, ariko ndumva ari iyo nayo. Kandi nayo wa mugani ndumva ari iningiri bayicurangishije. Uwo musaza hajya ugusakira ihora? Arahari, atuye Musanze. Abenshi rero bajya bagira ngo buriya abantu bafite impano nk'izo ngizo bagiye wa mugani n'abanyamusanze. Ako sinzi ahubwo mu rugo ni Musanze nawe? Mu rugo ni mu Mutara, mu karere ka Kayonza mu Burasirazuba, ariko ababyeyi banjye nyine ntabwo ariho bakomoka. Bakomoka mu bice z'amajyaruguru n'ubundi. Buriya wasanga ariho impano zigenda zipfupfunyuka zigenda zivayo ziza, niho byagiye bituruka. Hanyuma mu rugendo rwawe rwo gukora umuziki no gucuranga ukoresheje iningiri, birumvikana sinzi ko bitashoboka, hari imbogamizi wagiye uhura nazo mu buryo bw'imiririmbire n'imicurangire. Zimwe mu mbogamizi wagiye uhura nazo ni nk'izihe? Mu miririmbire ndumva nta kibazo. Mu micurangire nabwo nta kibazo. Umuntu ajya muri studio nyine bagatunganya indirimbo igasohoka imeze neza, ariko nyine mu busanzwe ubuzima ikintu umuntu agenda ahura nacyo kikamubangamira, ni nko kubura ubushobozi bwo kuba wakora indirimbo nyine zawe. Kubera nyine ikofi y'iki gihe yarabuze, amafaranga yarabuze kabisa. Numenye ngo amafaranga yarabuze. Niko abantu benshi ngo basigaye bavuga ngo nta mafaranga akiriho, ngo yarabuze. Ariko uri umusitari turakuzi, ntekereza neza yuko wenda nuko nawe uri muri urwo rwego bavuga ngo amafaranga yarabuze. Ariko mu bushobozi umuntu agenda akora gake gake. Nubwo umuntu abonye ubwo umuntu agasitari, kuko urumva niba uba waje kwicara hano ngaha ukora indirimbo n'icyo kunywa cyawe tutashatse kugaragaza, hanyuma birumvikana ntabwo amafaranga aba yarabuze. Hanyuma nayo nkiri kukubaza ku rugendo rwawe rwo gukora rwo gucuranga iningiri. Hanyuma muri iyo myaka umaze kugera kuva kuri 12 kugera ubu ngubu, ntekereza neza yuko amaze gucamo imyaka myinshi, ufite ubumenyi buhagije
ufitemo experience igiye ihagije ndetse ihagije cyane. Hanyuma muri experience nta bantu wahuyemo wenda babacantege bavuga ati ibyo nta kintu uzageraho, nta kintu bizagufasha, cyangwa se komerezaho bimeze bite? Nta bantu wagiye uhura nabo bameze gutyo? Ubundi abo bantu ntabwo bajya babura, ariko akenshi nyine iyo uzi icyo ushaka, iyo uzi icyo ushaka cyangwa ibyo ukora ubikunze, ubona nta n'ikintu cyane bigukuramo, urakomeza tu. Urakomeza maze nawe ukomerezaho, ugenda ubikora uko nguko. Kandi iyo bamaze kubona hari aho umaze kugera cyangwa ko bakabona ibyo wakoze byarariye, babona ko ari ibintu by'umumaro, n'abacantege nyine nyuma barakugarukira. Ni ngombwa kugira ngo ikintu cyose washaka gukora gikomeze tu. Hanyuma tubwire ku rwego umaze kugeraho ubu ngubu rwo kuba uri umuhanzi, ukabucuranga ugacurangira ibyamamare bigiye bitandukanye. Ngira ngo kubazi kubakunda gutaha amakwe bazi Angelique Uwimana ukunda kuririmba iyo icecekera ducurangiye, hari n'izindi yagiye aririmba mu mwanya araza kuziducurangira nanone. Tubwire ubifata ute kuba uri ku rwego rwo kuba nawe ugenda ugahagarara imbere y'abantu mu bukwe ukaririmba mu birori bitandukanye? Hari n'aho twakubonye ngira ngo muri gahunda za leta, se indirimbo y'igihugu ufite hari ngira ngo kuri YouTube nayo mukanyuraza kuducurangiraho. Hanyuma tubwire ubifata ute kuba uri umusitari ucuranga iningiri, igikoresho gakondo, nkawe mu mutima wawe cyangwa mu bitekerezo byawe ubifata ute kuba umaze kujya kuri urwo rwego, uzi neza ko utakagombye kuba ururiho mu myaka umaze kugira kuva kuri 12 wari ufite kugera ubu? Ubifata ute kuba umaze kugera kuri urwo rwego? Burya rero ibintu byose uko Imana igenda ikuzamura, uko igenda ikuzamura mu ntera, uba ugomba gushima. Biba ari ibintu byiza cyane. Iyo uko ubashije gukora ikintu kigakundwa kikagira naho kikugeza, mba numva ari ibintu bishimishije cyane. Ariko ndashaka kuzamuka mu rundi rwego birenze cyane kabisa. Nyine urumva ndacyakora. Uracyakora? Ariko ntacyo hari aho bimaze kugera. Hanyuma reka noneho uducurangiye kuri ya ndirimbo y'igihugu. Hari n'izindi ndirimbo wagiye uducurangira zakunzwe cyane zifite amamiliyoni n'amamiliyoni ku ma YouTube. Hanyuma tuhite tugaruka mu kindi kiganiro nanone. Nzajya nkorera u Rwanda, nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye, nzajya nkorera u Rwanda umutekano, nzajya nkorera u Rwanda mu mahoro iwacu, nzajya nkorera u Rwanda umutekano, nzajya nkorera u Rwanda. Rubyiruko nimpuze dukorera u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorera u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. U Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. Intwari mu mudugudu w'inyangamugayo mu gihugu cyawe, haranira iterambere mu gihugu cyawe. Ikintu nifuza ni umutekano n'amahoro iwacu mu mudugudu. Hayiye 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 Rwanda nziza, hayiye hayiye Rwanda nziza. Mu mutekano nzajya nkorera u Rwanda, mu mahoro iwacu nzajya nkorera u Rwanda, mu mutekano nzajya nkorera u Rwanda. Hayiye 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 ayiye 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 Rwanda we, ayiye ayiye Rwanda we. Ese tubwiye ni yitwa nzajya nkorera u Rwanda. Ese Nicolas, ubu nk'indirimbo uretse zawe eshanu maze kutubwira, ubundi nk'indirimbo umaze gucuranga ubu wibuka umubare wazo? Zirenga nko muri 20-30 ni nyinshi.
ariko nyine iyo ucurangira abantu batandukanye hari izo nyine gutibuka neza. Ubwo izo wibuka ni 20 zimwe zifite amamiliyoni n'amamiliyoni. Uravuga ati nyine nayicuranze. Uhita noneho ujya wabyibuka. Okay. Hanyuma wenda mu gihugu cy'u Rwanda tujye tugira ibitaramo cyo kwitabira wenda iserukiramuco, mbese umuco gakondo. Sinzi hari igitaramo wawe witabira wenda kibirebana n'umuco? Oya ntabwo ndaye kubyitabira. Ahubwo keretse nyine nk'ubu kubera ko hano muri Gisozi yanyunda guserukira n'imirenge. Ugaserukira imirenge, ugacuranga iyo ngiyo nzankora u Rwanda n'imiyoborere myiza. N'imiyoborere myiza nayo ni yawe. Hanyuma ubwo noneho ukabaririmbira mu gihe wenda bagize ibikorwa runaka. Hanyuma ku ntumbero yawe na gahunda wihaye y'ibyo ushaka gukora, gerageza utubwire ku rwego umaze kugeraho. Ushaka kugera ku ruhe rwego? Ni inkanda ufata nk'icyitegererezo cyawe uvuga uti uko byagenda kose ngomba kuba nka runaka? Ariko ibyo bintu ntabwo nyamunda kubigenderaho cyane. Gusa ndumva ashaka kugera ahantu heza. Nayo bivuze ngo ushaka kugera ku musitari runaka bikaba ngombwa wenda nunahagere. Ushobora kuzamuka nyuma ngiye ku musitari ndazamuka ndibikora, ntabwo nzamuka ndi urundi muntu runaka. Okay. Ndashaka gutyo nuko nguko biba bimeze nyeto. Ndashaka kuzamuka ndibikora, hanyuma urwego nzageraho n'urwo rw'Imana izabishaka. N'urwego rwawe. Okay. Aho ngaho noneho narinzi ko hari abantu benshi usanga bavuga ngo ariko ngo njyewe urumva ngo nshaka kuzanka Bruce Melody, ngo nkaba Chris Brown. Abantu benshi bajya bagira abantu babo bagira ibyitegerezo aho bati nzaba nka runaka. Niba uri umuntu ushobora guserukira umurenge bimaze kugera ku rundi rwego, ni iki kintu wumva wabwira abantu bafata ibikoresho gakondo bakabigira ibintu biciriritse nkaho nta kintu byageza ku muntu, ngira ngo kugeza ubu ngubu urwego bikugejejeho biragutunze? Nibyo bintu ukora, ugacurangira abahanzi, ukajya mu bitaramo. Abantu badashyigikiye ibicurangisho gakondo ni nk'ihe nama wabagira, cyane ko nayo ku myaka 12 wahereyeho bicuranga kugeza ubu ngubu hari urwego umaze kugeraho? Gusa abantu ku bantu babikunda ni ngombwa nyine bagomba kubikunda. Ni ibintu bishobora kugeza ahantu, ariko si wabihatira umuntu ngo utarabijyamo ngo bijyemo kubera kuko biri gutanga umugati. Ahubwo ku muntu ubikunda kuraje kabisa nakomereza. Ku muntu ubikunda kabisa isaha ku isaha byamugeza ahantu heza cyane. Nkaho byakugejeje igihugu uti nkaho byangejeje, ariko ko niba umaze kuba umusitari tuba tubyumva ko n'abantu bake cyane ushobora gusanga baje kwicarana mu gisambu mu gihuru bakaza barimo bakora meditation n'ibitekerezo ese kugira ngo imizigo yabo izagende neza. Hanyuma urakoze cyane kutubwira abantu basa naho batashyigikiye ibikoresho by'umuco gakondo. Hanyuma ngene ndimo nibaza niba nta sano ryaba ari hagati ya Nsengiyumva Gisupusupu cyangwa nta mukunzi watubwiye, nta sano ryaba ari hagati yanyu mwembo wa batatu ko mwese mucurangisha ibikoresho gakondo? Kabisa abo ngabo rero nanjye mbafata kimwe nk'abandi bose ko bafata. Ntabwo Nsengiyumva usibye ko ariwe nabonye, ariko umusaza ntabwo muzi. Nta mukunzi ntabwo muzi? Ndamubona ku ndirimbo ze kuri YouTube, ko ntabwo muzi. Hanyuma byaba byiza wenda niba utamuzi uwazashaka nawe ukuntu tumonana mu kiganiro tukazabahuza, hanyuma nawe ukirebe ukuntu bacuranga iningiri. Hari indirimbo ye yakunzwe cyane nigeze kumva ikomozaho, sinzi niba wayiducurangira nabwo. Garuka dufatanye kubwubaka indirimbo ye nziza cyane, yagiye kangurira abantu baba mu mashyamba kugaruka ngo mu Rwanda.
okay, ducurangireho. cyose koroneri wavutse i Rwanda, majoro wavutse i Rwanda, ariyetona wavutse i Rwanda, wararwanye rwose uratsindwa, uwagutsinze naho yagiye ahora gusaba gutaha, kwituze nuza ku ngufu muzabanana. cyose koroneri wavutse i Rwanda, majoro wavutse i Rwanda, ariyetona wavutse i Rwanda, wararwanye rwose uratsindwa, uwagutsinze naho yagiye ahora gusaba gutaha, kwituze nuza ku ngufu muzabonana. garuka dufatanye kurwubaka, kuko ibyiza bikorwa na rubanda, intambara irasenya niyubaka. garuka dufatanye kurwubaka, kuko ibyiza bikorwa na rubanda, intambara irasenya niyubaka. Umaze kuducanya indirimbo nta mukunzi, kugira ngo mumaze kubyumva neza ko amanota namwe, indirimbo nimwe, mbese ushobora kugira ngo niwe wayikoze. Hanyuma ni chorus, hari izindi ndirimbo zisanzwe wenda tubweze abandi bahanzi zitari zirebana n'umuco nyarwanda, zidafite aho zihuriye na gakondo, wenda waba uzi gucuranga? ndazizi hari n'indirimbo ya King James yitwa Bigize Birebire, ndagerageza kuba nashyira mu ntengeri. Hanyuma abakunzi bawe rwose berekera ukuntu ako karembo ugomba ko kabatura. Niki inshuti ziberaho, ntabwo zitenguhana na gato, nkunda kunyumva ngaho ntega amatwi, burya wa mukunzi wanjye uzi abarusha igikundiro, mukunda by'ukuri, njye nawe turuzuye, gusa ngibyo nitabito wabifata nk'ibinini, dore n'ejo bundi yabonye wamubera, iyo azenga amarira mu maso, muri iki se ko numva n'amakosa mfite, n'iki cyamfasha kuza y'amarira, ibintu dore yabigize birebire, ibintu dore yabigize birebire, ndamuhamagara noneho yanze kwitaba, duhuye nonaha nta n'inyinya yanyereka, ibintu dore yabigize birebire, ibintu dore yabigize birebire. cyane akurahiye, biratangaje cyane kubera ko ngewe ntabwo nakwiyumvisha ko umuntu w'umusore ashobora gucuranga iningiri. Bamwe mu kigero kimwe bakagombye kuba bari kwicurangira amapiyano, bari kwicurangira amasembare, ibindi bikoresho bigezweho ubu ngubu, nibyo bakagombye kuba bicurangira, ariko wowe wahisemo iningiri. Hanyuma yari ikintu mbese ntekereza, nawe waza gutekereza mu kanya, wenda kazanye kubaza ntarakibagirwa. Ibigaragara byo bikunze kubaho kenshi, iyo umuntu amaze kuba umusitari akagira urwego rumwe ava akajya ku rundi, mbese iyo afite ibintu arusha abandi, aba afite inshuti z'abakobwa nyinshi, cyangwa afite umwe w'umwihariko, ndavuga shiri. Hanyuma we bimeze biti? Kuvuga gahoro ntago ari ngombwa ibyo bintu, ntago ari ngombwa kabisa, ibyo ntago ari ngombwa. Numva uba twemye amakuru.
wese kutwima amakuru usheri wawe niba hari ukamusuka ngo iti ndagusuhuje aho uri hariya wibera ko byaba ari byo sawa ko nawe byamushimisha. ntabwo ari sawa kabisa ariko nawe kabisa ariko ibyo ntabwo ari sawa. Ngeno ntabwo ari sawa. Bireke nyine bakomeza ku kindi kiganiro. Ubwo amakuru urayimanye. Ikindi kintu umuntu yakwibaza cyangwa ukoresha ikiganiro cyo yakwibaza, nta bindi bikoresho wenda bisanzwe atari bya gakondo uzi gucurangisha? Icurangisho rero nzi gitari ndayizi, ndayigerageza kuri gitari na piano. Ntabwo byabura kuri gitari. Ndayikunda cyane nyine, nkunda cyane nayo nkuko nkunda n'injira. Ntabwo byabura kuri gitari kuko amanota aba yenda gusa mu kuntu, niyo mpamvu. Hanyuma se Nicolas, wenda twigeze kubivugaho mu kanya ariko ntitwabivugaho neza ngo tubitomore. Iningiri kuva ku myaka 12 wari uri umwana mutoya kugeza ubu, ni nk'ibihe bintu uvuga uti ku myaka mfite ubu iningiri sinayireka imaze kungeza kuri ibi? ngo biningiri ntabwo nayireka. Sahize ubu turi na hano mu kiganiro, turako bagomba telefone irasanye bakampamagara tuvayo curange mu ndirimbo yanjye ngenda ngayicuranga. Iningiri rero inyishyura inzu hano mu mujyi wa Kigali. Iningiri ituma nyine mbaho mu mujyi wa Kigali. Rero iningiri ni y'agaciro. Ukabaho uko ubishaka cyangwa ubayeho wenda muri bwa buzima abantu bagati ni ugupfundikanya, ejo sinzi uko bizagenda, niba nyabonye none ejo sinzi. Mbayeho uko mbishaka. Ubayeho uko ubishaka, ubwo icyo ushaka cyose urakibona. Ariko nyine ntabwo ari cyane, ariko ukabona yuko harimo inyoroshyo kabisa. Ntabwo ari nk'abandi mu minsi yashize niho mu rwego rwa polisi y'igihugu nibwo bavuga ati abantu b'insoresore bakura amaboko mu mufuka bajye gukora, bareke kwirirwa bambura abaturage. Urabona ko wihangiye umurimo. Ndetse nanakubaza ni nk'inama ki wagira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu wenda badafite akazi kuba bahagurukira ibi mirimo runaka yo gukora kugira ngo bajye kwirirwa bambura abantu? Ni iyihe nama wabahereza ngo bakure amaboko mu mufuka? Ibintu byose rero umuntu niwe ubyishyiramo. Gukora wabyishyiramo ugakora, guhanga imirimo ushobora kuyihanga. Nk'ubu busanzwe narazamuka mu gucuranga iningiri, nari mfite ubundi buzima mbayeho. Mfite ababyeyi bombi, yego, mfite n'abana tuvukana, baratuye mu ntara. Ariko ubwo na mbere yaho narakoraga bisanzwe nyine. Wakoraga iki? Nakoraga ibintu bisanzwe, imirimo isanzwe nyine. Urumva se n'ubundi ntabwo njye nari ndi muri abo biba cyangwa wari ufite ibindi bintu uhugiyemo bikwinjiriza. Okay, aho ni sawa. Bakora iki rero abo basore? Nyine dukunze kuvuga ngo ni insoresore. Izo nsoresore zikora iki zireke kwiba? Nibakura amaboko mu mifuka nicyo kintu nabona cyoroshye. Dore hari ibiyedi, hari n'iki, hari ukuntu wenda umuntu avuga ati njye sinize, ushobora gukora icyo kiyedi, ushobora gukora n'ibindi bintu bitandukanye, ariko bisaba nyine imbaraga n'ibitekerezo no kwiteza imbere kandi bigakunda. Ariko hari abantu baba bashaka ubuzima bworoshye, abo bantu ni nabo kenshi bakunda guhura n'ibibazo byo kwambura abantu kugira ute. Bishaka ibintu muri iyi si nyine bisaba gukora, bisaba gutekereza cyane. Hanyuma reka udutaramire ducurangire indirimbo mbese izo ukunda n'izo ugiye gutura abafana bawe. Hanyuma tuhita twegereza ku musozo w'ikiganiro, tuzagaruke tugusanga mu rugo cyangwa wenda dushobora kuza gusanga nko muri studio uri kurikodinga, nabwo tuzakugeraho. Reka dutarame.
yakwiremeye uri umudamazera wibabaza Imana yakwiremeye uri umudamazera nzakugurira isaha ushyire ku kuboko isaha n'izigero byo bari minota uri umudamazera nzakugurira radiyo ushyire ku musego isaha n'izigero byumva amakuru uri umudamazera wibabaza Imana yakwiremeye uri umudamazera nzakugurira isaha ushyire ku kuboko isaha n'izigero byo bari minota uri umudamazera iminsi iranze kwimvanye myinshi umutwaro cyongwe n'unyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shinge urahura koma mbega shinge urahura koma wibaza byinshi ku nkano ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima iki kirere ugasanga utageza muza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shinge urahura koma hanagura ayo marira zagoza tubonane simbi ryanjye ubane n'Imana ntizabuzira ubuhongano muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shinge urahura koma uyu munsi wa none ntago urari wanyura ari w'abandi mukobwa mwiza uragiye uyu munsi wa none ntago urari wanyura ari w'abandi mukobwa mwiza uragiye sezera ku miryango sezere ku babyeyi sezere w'abakobwa kuko uyu munsi uragenda iwabo wa muhungu bamuzinduye bazanye umutobe bashoreye n'aya nka nibamara kuyitanga barahita bakujyana uyu munsi wa none ntago urare wanyura ari w'abandi mukobwa mwiza uragiye mbese mu mararungu ugiye mbese mu mararungu ugiye ko wakuraga ugiye ukajya kuvoma ugiye ugateka ugiye nkundira nkubaze ugiye maze mu mararungu arasubiza ati dore umusore nakunze nguyu mwamutumye umutobe arawutanga mumutume inka arayitanga ntacyo mwakora ngo ne kugenda uyu musore nawe aramukunda
amweretse papa we aramukunda, amwereka mama we aramukunda, amwereka inshuti n'imiryango, abo ngabo nabo baramukunda, igendere shenge baragukunda. urakoze cyane 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 cyane. Hanyuma Nicolas, ufite impano igiye itandukanye, turakwifuriza kugera ku rwego rushimishije n'Imana ibigufashijemo, hamwe n'abantu bagiye batandukanye. Hari abantu dufite abaterankunga bari hano hanze bagenda batera inkunga umuco nyarwanda. Imana igufashe, uyu nawe ugira umuterankunga cyangwa uramufite n'ubusanzwe? Nta muterankunga ufite. Okay, Imana ishimwe nuko ukora ubuvugizi ukana umuterankunga, ukabasha kugera mu nzego zikomeye cyane, aho niba ubasha guserukira imirenge ukajya userukira n'urwego rw'intara, uturere n'urwego rw'igihugu, ukaba waruserukira mu buryo bw'umuco gakondo. Hanyuma katugeza ku musozo w'ikiganiro, tuzongera kugaruka noneho tutabasanze, noneho aho muza guhangira indirimbo tubasange noneho mu Nganzo Neza muri studio murimo murakora umuziki mushyashya. Reka tubashimire ku bw'ikiganiro muduhaye, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, Imana abane namwe.